Ndagusuhuje kandi wifurije amahoro aho uherereye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, abarundi mudukurikira cyangwa se abaganda, mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Kampani tugiye kuba twagarukaho umunsi wa none ni kampani ureba n'ubundi nashyize muri screen ya telefone yanjye, irimo iratanga n'ubundi amafaranga, ariko reka nkwibutse yuko iyi ngiyi ntabwo ari za zindi dusanzwe tuvugaho zisaba gushora. Iyi ni kampani itandukanye na ziriya dusanzwe tuvugaho, ariko iyi ngiyi yo isaba gushora. Hari amakampani tujya tuvugaho asaba gushora akora bitandukanye, hari n'andi makampani tuvugaho adasaba gushora, amakampani ujyamo cyangwa se amawebsite ujyamo ukaba wakoreramo n'ubundi amafaranga, ariko mu by'ukuri bitagusabye ikindi kiguzi runaka, nta kiguzi na gitoya bigusabye. Uyu munsi rero nifuje yuko tuvuga kuri iyi kampani yitwa GSK Health. Reka nkubwire yuko iyi kampani kugira ngo ugire ikintu ubonamo n'ubundi bigusaba kugira ikindi kintu ushora. Ni ukuvuga ngo kuri balance yanjye urabibona yuko n'ubundi dufiteho amafaranga, dufiteho umubare w'amafaranga 4,400. Aya ngaya tugiye kuba twayabikuza turebe n'ubundi ngaragera kuri mobile money bitwaye iminota ingahe, kubera yuko abantu baba bagiye batwandikira bakatubaza atari ko se murabikuza bigakunda, murabikuza mukayashyira kuri mobile money. Reka nkwereke akantu ku kandi gifungura winjira muri business, ni ahangaha uhingukira. Ukimara kuhagera reka twe dukande tujye kuri balance, dukande kuri withdraw. Ngira ngo withdraw urayibona yuko nyine aka gace ka withdraw hano kahari. Ukimara gukanda hano kuri withdraw bahita bakwinjiza, n'ubundi barakwinjiza ahangaha uza kubikuriza. Ukihagera hano uza kubikuriza, nta kindi ukora uhita wandikamo umubare w'amafaranga ugiye kuba wabikuza. Ahangaha nyine ureba ndayanditse, ngiye gukuraho 4,400 nk'uko nabikweretse ari kuri balance. Nkande hano kuri continue, hano hari ijambo ry'icyatsi kibisi hasi. Nyimara gukanda continue, nta kindi bambwira, n'ubundi barambwira yuko ngiye gutegereza iminota mikeya cyane, no gutegereza iminota itarenze 2. Ni ukuvuga ngo urabona yuko tubikuje. Nkwerekeye kuri balance hano hasigayeho 0, kugira ngo urabona yuko hano hasigayeho 0, nta kintu gisigayeho kuri withdraw balance twari dufite. Bishatse kuvuga yuko mu minota mikeya cyane araba ageze kuri mobile money yacu. Ikintu nakwibutsa rero, ni uko ahangaha ntago ari ubuntu, aya ngaya ntago ari nka yayandi. Ngira ngo niwitegereza neza kano ka message ndi kukwereka hano hejuru, aka ngaka ni aka message ka mobile money. Amafaranga n'ubundi twari tubikuje bahise bayashyira n'ubundi kuri mobile money. Twari tubikuje 4,400, ariko bagomba kudukata 20% bakaduha 3,500. Ngira ngo message uri kuyibona nyine. Iyi message ni ya mobile money, nta munota bitwaye, nta n'umwanya uciyemo, amafaranga rwose ahita n'ubundi ajya kuri mobile money. Aho abantu bajya batubaza ngo birakunda, ngo kubikuza ngo birakunda, ngo ibyo bintu ngo muba mutubwira ngo ntago ari amasikamu. Birakorwa, ariko bigira uburyo ki bikorwamo. Ngira ngo urabona muri screen yanjye ko harimo agafoto kerekana yuko ukimara kwiyandikisha baguhereza 2,500 by'uko winjiye, nyine by'uko uhageze. Amakeya yo gushoramo hano nk'uko ubibona hano hejuru ndi kujya nzamura, amakeya ni 5,000 n'ubundi, ariko bahita baguha 2,500 ya bonus yuko nyine umaze kwiyandikisha. Harimo n'indi migabane myinshi cyane, nyine umuntu biterwa n'umugabane yisangamo. Ngira ngo uri kubibona, biterwa n'umugabane wowe uri bwisangemo, akaba ari wo n'ubundi ugura, akaba ari wo ubasha gushoramo, kuko uko ushora makeya niko winjiza makeya buri munsi, uko ushora menshi kandi nabwo niko winjiza menshi kandi ya buri munsi. Buri munsi uba ufite amafaranga ugenewe, nta task bisaba, nta kintu uba ugomba gukora na gitoya. Nyine ahangaha gusa uraza ugashyiramo ayawe, uraza ugashyiramo amafaranga yawe, nyine ukaba wabasha n'ubundi gutegereza amafaranga yawe akunguka. Ubwo ni ku munsi ukurikiyeho. Ni ukuvuga ngo abangaba bajya banagira ahantu ushobora kubariza ubufasha, cyangwa se ahantu aho wakwandikira, nyine bakaba bagufasha nk'igihe wenda uri kubona ufite ikibazo, cyangwa se reba nka hano handitse support. Hano handitse support, iyo uhakanze cyangwa se iyo winjiye muri ino support, n'ubundi bahita bakujyana muri Telegram, cyangwa se bahita bakujyana muri groupe yabo y'ahantu bahurira. Iyo ugeze muri groupe ugakora join, ukigera muri groupe uba wemerewe kuba watanga ikibazo cyangwa igitekerezo, byose ubu byemerewe, cyangwa se ukaba wakwandikira umuyobozi, ubu umubonamo n'ubundi aba ari kwandikira abantu muri groupe buri kanya. Nyine ngira ngo urabibona yuko ya kampani yitwa GSK Health, iyi ni kampani n'ubundi nyine, ariko yo isaba gushora. Hano kuri mbiri tujya tuvuga ama business menshi agiye atandukanye, ariko aya ma business tuvuga
mvuga nubwo ari menshi, haba harimo amabizinesi asaba gushora, yewe harimo n'amabizinesi asaba kudashora, nyine bizinesi ziri for free, uza gusa ugakora task ubundi ukaba wabihemberwa nta kintu na gitoya bigusabye. Ariko iyi ngiyi mbazaniye nyine uyu munsi ngira ngo nabikweretse yuko bisaba kwinvestinga, nyine urashora, aho ushora make ari 5 uzamura kugeza hejuru ku bihumbi 5, babasha kuguha nyine igihumbi cya buri munsi ukajya uyabikuza, baguha igihumbi cya buri munsi baguha igihumbi, nicyo nyine bakugenera. Ariko kandi iyo washoye hejuru nabwo urabyumva, iyo washoye ibihumbi 10 baguha akubye ayo ngayo n'ubundi. Reka nkwereke noneho, reka tunyaruke tujye hahandi dusubire muri ya kampani inyuma, tunjye kukwereka hahandi twabikuje, njye kukwereka withdrawal history. Dore ngibi naka ngaka narinje kusoza nkwereka, narinje kuvuga ati sinasoza video nakakweretse, ngira ngo urabibona yuko ya mafaranga yacu yabaye completed. Ahangaha twari twasize hari pending tukibikuza nyine mu ntangiriro z'iyi video, ngira ngo wabonye turi kubikuza, twasize hari pending, amafaranga ageze kuri momo nabikweretse. Ikindi muri historique ya business ya company, ngira ngo urabibona yuko byabaye completed, nyine byabaye, amafaranga yatugezeho ubu hano nta kibazo na gitoya gihari. Abishatse kuvuga yuko kubikuza biremera kandi birizewe. Bagira n'uburyo bwo gutumira inshuti, nubwo nabonye nyine leta itabikunda ibi bintu, nabonye leta dushishikariza ko nubibona uzajya ubyikora cyangwa se uzajya ubikora ku giti cyawe. Ariko nyine haba harimo bano bantu bashora bakora izi kampani, baba bafite n'uburyo ki bwo gutumira, nyine ugatumira inshuti cyangwa se ugatumira abandi bantu kwinjira, ubashishikariza kwinjira n'ubundi muri zino kampani. Reka nkubwire yuko rero inkuru cyangwa se business zacu hano kuri Mbiri ari akagaruka. Reka tubonane muri video y'ubutaha, njye wumvaga n'ubundi kuri mikoro ni Mbiri. Reka tubonane ubutaha. Niba uri mushyashya hano, niba utarakora sabone, reka nkubwire ngo waracitswe cyane, kandi gukora subscribe ahangaha ntabwo ari ibintu bikomeye cyane, ni segonda rimwe ugakora subscribe, tukajya tubana n'ibindi biganiro by'ubutaha, nkwigisha uburyo ki n'ubundi wakorera amafaranga online. Reka tubonane muri video y'ubutaha. Ciao ciao.